Ni itangazo ryihutirwa ku banyarwanda mwese aho muva mukagera, itangazo rya RDF Rwanda Defense Force. Ahangaha turi buze kurebera hamwe amatangazo agera kuri 3 mu by'ukuri yabashije kuba yajya hanze muri uku kwezi kwa gatanu turi gusoza uyu mwaka wa 2025. Benshi cyane bakomeje kugenda bambaza amatariki ya RDF ati ese bazandika ryari, abandi bagenda bambaza ibibazo bitandukanye bambaza uti niba mu by'ukuri babemerera kwinjira muri RDF bitewe n'amashuri make bafite, abandi bitewe n'inenge bafite ku mubiri, ndavuga nk'inkovu n'izindi nenge zigiye zitandukanye nko kubura ingingo n'ibice bimwe na bimwe by'umubiri. Ibyo bibazo n'ibindi byinshi mwibazaga kugira ngo abenshi nagerageje kugenda mbibasubiza, abandi bandika muri commentaire. Nawe nyuma y'aya makuru wandike ikibazo cyose wafite muri komenti. Iri tangazo rireba umunyarwanda wese aho hava akagera mu Rwanda kugira ngo mu by'ukuri ubashe gukabya inzozi zawe. Rero nk'uko mubimenyereye kwinjira muri RDF ni ukuba byibuze ufite amashuri 3 yisumbuye, none kandi ukaba utari munsi y'imyaka 18, ufite indangamuntu, ndavuga icyitwa national identity. Ubundi ukinjira mu gisirikare cy'u Rwanda ufite n'icyo bita slip result. Icyo ni icyangombwa cyerekana ko warangije amashuri 3 yisumbuye. Bityo rero mboneraho kubifuriza amahirwe masa, none kandi babwira ngo mukomeze gutegereza itariki yo kwiyandikisha ni mu kwezi kwa 7 gusa. Ahangaha ni ku rwego rw'abofisiye. Rero iri tangazo rikaba ryashyizwe ku rubuga rwa wa@gov.rdf.com. Bikaba birivuga ko ku rwego rw'abasirikare bifuza kwinjira mu gisirikare, ku rwego rw'abofisiye bakeneye kwiga iby'ubuganga medicine and nursing, ko ari mu kwezi kwa 7 gusa. Itariki ikaba itarashyirwa ku rubuga. Ni amatangazo menshi cyane mbazaniye. Nanone kandi ku basirikare bato bakomeza gutegereza, twababwiye ko biteganywa ko itariki zishobora kujya hanze muri uku kwezi kwa 5 turi gusoza, cyangwa se ukwezi kwa 6. Itariki rwose igihe izagira ku rubuga tuzayibamenyesha. Niyo mpamvu tubasaba kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Nk'uko twababwiye ko rero tutabazanira ibintu biri aho ngaho bidafite umumaro. Itangazo rindi ni itangazo ry'akazi ku muntu wese munyarwanda aho uvuka agera, ufite imyaka 18 y'amavuko kugera ku myaka 65. Aka kazi rwose urisanga. Icyo usabwa nta kindi, waba warize cyangwa utarize, ushobora kubuvuza uti rwose ngewe amashuri mfite ni make, ndumva rero ibyo ngibyo bitamfashaho kandi bitandeba. Kandi mu by'ukuri ni itangazo rifitiye umunyarwanda wese akamaro aho ava akagera mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo ari itangazo riri aho ngaho gusa. Ni itangazo rero ryasohotse muri uku kwezi kwa 5 uyu mwaka wa 2025. Itangazo nkeka ko riri bugirire akamaro imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi. Ni itangazo rero ry'akazi. Niba ufite iyo myaka 18 kugera ku myaka 65 urisanga. Urumva ko abana, abagore, inkumi, urubyiruko ndetse n'ababyeyi mwese mwisanga muri aka kazi. Ni akazi rero kagiye kujya gatangwa mu turere twose tw'u Rwanda uko ari 30, kuko iyi mirimo yamaze gukwirakwizwa mu gihugu hose. Waba warize cyangwa utarize, mu by'ukuri icyo usabwa ni indangamuntu n'iyo myaka, ubundi ukajya kwiyandikisha. Ibi rero ushobora kwibaza uti bizakorerwa he? Mu turere twose tw'u Rwanda. Mu ntara y'Amajyaruguru ni kuva ku itariki ya 14 ukwezi kwa 6 umwaka wa 2025. Mu ntara y'Amajyepfo ni kuva ku itariki ya 24 z'ukwa 6 kugeza kuri 4 z'ukwa 7 uyu mwaka wa 2025. Naho mu ntara y'Iburengera bwaryo ni kuva ku itariki 4 z'ukwa 7 kugera ku itariki 13 z'ukwa 7. Duhita dukubitira mu burasirazuba bw'igihugu ni kuva ku itariki 13 z'ukwa 7 kugera ku itariki 27 z'ukwa 7. Naho mu mujyi wa Kigali ni kuva kuri 27 z'ukwa 7 kugera ku itariki 3 z'ukwa 8. By'ukuri ahangaha bakazagenda bandika abantu bifuza mu by'ukuri guhatanira aka kazi. Bivugwa ko hatangwa amafaranga 10,000 adasubizwa. Niba rero uzaba uyafite icyo gihe bitewe naho uherereye, akarere kose waba urimo, kugira ngo wumvishe mu by'ukuri igihe bizatangirira. Aka ni akazi
gusa katamenyekanishijwe, ahubwo aka kazi kazamenyekanishwa umunsi wako wageze mu duce dutandukanye tw'igihugu. Aka kazi rero ngira ngo kazagirira umumaro imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi, kuko mu by'ukuri ni akazi kinjiza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 150 kugera ku bihumbi 382 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga rero ntabwo ari make ku bajene ndetse n'ababyeyi bagiye batandukanye bazatsindira aka kazi. Ibizamini bikorwa ni ibizamini bitagoye, ni ukuvuga imyirondoro yawe, nanone kandi ukaba ufite ubuzima buzira umuze, ukaba utarakatiwe n'inkiko cyangwa se ngo ufungirwe igifungo kirengeje amezi 6. Ibyo ngira ngo nibyo bisabwa, n'icyangombwa cyo kwa muganga cyerekana ko mu by'ukuri uri muzima, mu buzima bwawe ufite ubuzima buzira umuze. Aka kazi ngire ngo kazagirira benshi umumaro, kuko aya mafaranga mu by'ukuri ntabwo ari make, ni bake cyane bayinjiza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amahirwe masa rero, muzasanga iri tangazo ku rubuga rwa wa3.job.com ukandika .com, ubundi ugasoma iri tangazo katubabwire ngo amahirwe masa, aka kazi ni kaza, mwese muzakisangemo. Kazabera mu turere twose tw'u Rwanda uko ari 30. Reka mbabwire ngo dusoreze ahangaha, wibuke gukora share kuri bagenzi bawe, icyo twakwita partage.